ADEPR Gashyekero ni itorero ryavutse 1993 aho ryatangiriye mu Gashyekero, rikaba ryaratangiye riri n'icyumba cyasengerwamo abantu benshi batandukanye. Nyuma baje gufata icyemezo cyo kubaka itorero. Ni itorero ryatangiye rifite abantu 7 ko bukeye nuko bwije bagenda biyongera. Baje kwikusanya bishyira hamwe 1994 nibwo bubatse urusengero, aho 94 urusengero akaye ariko rudakinze. Nyuma ya jenoside abakristo bakomeza kwikusanya bagenda baba benshi, bagiye biyongera. ADEPR Gashyekero ni itorero ryakomeje kwiyongera, abakristo baba benshi. Urusengero bubatse muri cya gihe aricyo gihe rwari rugezweho, rwakomeje kuba abana rutoya kubera gahunda y'umujyi wa Kigali. ADEPR Gashyekero aho urusengero rwari rwubatse haje gusohoka itegeko ko agomba kunyura umuhanda. Bitari bishimishije mu matwi y'abanyagashyekero. Nubwo bitari bishimishije ariko urusengero narwo rwari rwaramaze kuba ruto, kuko bari bafite amateraniro 3 basengeragamo kandi nabwo yaruzuraga. ADEPR Gashyekero nibwo haje kuza Revera Valentin. Nyuma y'igihe gito cyane mageze nahise mbona ko hari ikibazo cy'urusengero ruto. Nawe akibibona abona ko urusengero ari rutoya, nibwo yafashe icyemezo cyo guhirika amashuri abana bigiragamo, afata icyemezo cy'uko hagomba kubaka urundi rusengero. Ni ibintu byari bigoye, aremera afata icyemezo ikamashuri kugira ngo bubake urusengero. Ni umushinga watangije kuri konti na miliyoni iriho, ariko Pastor Valentin aremera afata icyemezo kugira ngo bubake urundi rusengero. Urusengero byaguye no kubona ibyangombwa, kuko Valentin we yatekerezaga no kuntu yabona ibyangombwa akumva ni ibintu bizaba bikaze, ariko kubera Imana ibyangombwa byaje kuboneka mu mwaka wa 2017. ADEPR Gashyekero nibwo ubuyobozi bwa ADEPR bwaje gushyiraho ibuye ry'ifatizo ryo kubaka. Umwaka wa 2018-2019 ADEPR Gashyekero yatangiye umushinga wo kubaka urusengero. Ni umushinga watangiye nta mafaranga bafite, ariko baba bafite umutima wo gukora, bafite n'ubushake, bafite n'ubwita. Ni umushinga watangiye nta mafaranga bafite pe, ariko barakoze. Mwaka wa 2019 kora bigaragara ubwo hahise hazamo icyorezo cya COVID-19. COVID cyageramo ntabwo yababaniye, yabakoze mu nkokora, aho inyubako yari igeze mu gihe cy'igisenge yahise ihagarara, yararunyagiye ndetse rurangirika kabije, aho wabonaga ko ushobora no guhirika. Urusengero rwarakomeje kwangirika, ariko ADEPR Gashyekero yahise ihura n'ikibazo. Bumvaga ko ari ikibazo, aho Antebe yagiye kuba umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali. Abanyagashyekero bamwe muri bo bacitse inondogoro, batise ko pasiteri wacu bamujyanye, turabigenza guti? Pasiteri Valentin we ntago abyita nkaho ari igikuba cyari gicitse, ahubwo babibona nk'umugisha bari bagize, kuko nubwo yari agiye ntabwo yabatereranye, ahubwo yakomeje gukora. Tuzagumya kubashyigikira no gukora ibishoboka byose kugira ngo umurimo watangiye uzakomeze, ruriya rusengero rwuzure, kuko yewe n'umuryango wanjye tuzakomeza gushyigikira abanyagashyekero. Umwaka wa 2021 nibwo bazana Revera Anastase akihagera, nawe yahise yabona ko hari ikibazo cy'urusengero kandi urusengero ruri kwangirika. Nawe ntiyazuyaje, yakomerejeho Valentin yaragejeje. Nibwo yahise atangiza gushyiraho icyo yise inkingi, aho uburyo bwagutse twise inkingi 50. Inkingi 50 twumvaga ari miliyoni 50 dukeneye kugira ngo dusakare dukinge, ariko Imana yagiye ikoresha amaboko atandukanye, kuko amaboko y'Imana ni magari. Mu by'ukuri tugenda tubona ineza y'Imana. Izo nkingi zirakomeje, hari zamaze kugera 100%. Inkingi imwe ingana na miliyoni, inkingi imwe yatangaga miliyoni. Izo nkingi zarakoze, babona amafaranga, urusengero bararutangira, bongera kuruvuga. Ni urusengero ururebesheje amaso ubona ko rugejeho rushimishije. Nawe iyo urebye, nubwo Anastase atabasha kukubwira amafaranga maze kurutangwaho, kereka akoze devise ye imaze kugenderwaho, ariko nawe urebye ubona ko rugezeho rushimishije. Ubu urusengero rwari ruhagaze amafaranga miliyoni 700, ubwo ubona ko ari bike bisigaje, ariko haracyabura byinshi. Anastase avuga ko hagikenewe byinshi. Zina y'amafaranga amaze kugendaho, ariko mu by'ukuri ni menshi. Ukurikije igikorwa ubona kigeze,
ibyo byose rero ni amaboko y'Imana. Abaterankunga badufashije ndabashimira. Hanyuma urugendo ruracyari rurerure, urusengero rukeneye za sound proof, rukeneye amaplafo, rukeneye mizike, rukeneye kurangira, harimo ibintu byinshi bikenewe, ariko mu by'ukuri twizera ko abazadukurikira basanzwe badufasha bakomeje kugira ngo uyu murimo uzagende neza, kandi ubuyobozi bwacu bw'itorero nabwo butuba hafi mu buryo bwose, nta wabura kubashimira. Abashimiye abari baduteze yombi, murakoze.